yibona yagiye kubwiriza, aho yabwirizaga mu isoko, ngo yarahagaze ku gatanda k'indagara, ngo amaze kubwiriza, ngakora muri izo ndagara, ngatoramo ururagara rumwe ararutamira, ngajya atasabye nyirindagara, ngarayije aragenda. Umucuruzi wacuruzaga izo ndagara aravuga ngo kiriya kigabo ni icyayi kindi ndagara kitazinsabye, urubanza rw'ubujura warumugiyeho. Muri ako kanya marayika aramubwira ati wa mugabo we, wari warakoze byinshi byo gukiranuka, ariko none uyu munsi wa none rwa rujanga wariye mu isoko utarusabye nyirarwo rukubuje kwinjira mu rurembo Siyoni. Yibagirwa ko ari umutware, yibagirwa ko agomba gutanga urugero rwiza mu bandi. Ngarangije yegera maraya, asanga Tamari yiyambitse imyambaro y'abamaraya, aravuga ngo mbese mukobwa mwiza wanyemerera nkaryamana nawe? Ngo Tamari aravuga ngo ntacyo bitwaye. Yuda wavuganye n'Imana, Yuda wavuganye n'Imana akiri umwana w'umusore, Yuda wavuganye n'Imana ari umuyobozi, aribagirwa ubupfakazi bw'akanya gatoya, gupfusha umugore byikubagaho, bimwibagiza ko ari umutware, ajya kuryamana na maraya. Ngo Tamari aramubwira ngo noneho kugira ngo ndyamane nawe ndakwinginze nyemerera rwose, nyemerera umpereze iyi mpeta yawe, nuramuka umpaye impeta n'ikimenyetso cyayo nanjye ndemera ndyamane nawe. Yuda ngo yitegereje Tamari, ngarebye ibibero bya Tamari, arebye amaso ya Tamari, arabangura umukobwa mwiza nta kintu nakwima. Arangije aravuga ngo nta kibazo, arabanga akiriye impeta ndayiguhaye rwose, ngari kukuru nyemerera ndyamane nawe. Yuda yikuraho amasezerano, yibagirwa ibyo yavuganye n'Uwiteka, abigabira maraya. Ngo ariko Tamari amaze kubifata aravuga ngo ntago ikimenyetso kimwe gihagije, aravuga ngo iki cyonyine wazanyihakana, nyemerera ngira ikiri cya kabiri ngusaba, nacyo nuramuka ukinyemereye Yuda we ndemera ndyamane nawe. Yuda wavuganye n'Imana, Yuda waraye ubutayu, Yuda wazamutse imisozi, Yuda wanyagiwe n'imvura avugana n'Imana, ayoba ubwoko bw'Imana. Yuda ufite amasezerano, yasezeranye n'Uwiteka akazamugirira neza, aribagirwa akanya gato karamwibagiza. Arangije afata inkoni y'ubutware bazaga ubwoko bw'Imana ngayihereza Tamari. Zaburi ya mbere. Irera amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, nimukererwa ahubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu abambikiye y'ubukwe, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Imana ishimwe, uri data wa twese mwiza, uri umwami w'amahoro,
uri umunyembaraga, uri rubasha, uri urangiza rwa burundu. Data ndagushimiye muri aya masaha y'umugoroba, ndi imbere yawe muri aka gashyamba. Kristo Yesu, nongeye kuzamurira icyubahiro, nongeye kuzamurira amashimwe, kubera ko uri umukozi w'umuhanga, kubera ko wabanye natwe, kubera ko waraturinze. Mwami Imana Nyiringabo, mu bihe byari bikomeye wabaye mu ruhande rwacu uraturengera. Ayiwe Kristo Yesu, ndongeye ndagushimye kubera ko uyu munsi wa none watwemeye twaduhumeka. Data wa twese mwiza, ntabwo twakibagirwa ko hari abandi bageze ahacecekerwa, ntabwo twakwibagirwa ko hari abari ku bitanda kwa muganga, ntabwo twakwibagirwa ko hari abavuye mu buntu bwawe. Abo ngabo umwanzi ko barimo kubishima hejuru, ariko twabyutse iki gitondo biremera, twongeye duteye intambwe biremera, twongeye tuzamuye Mwami Imana Nyiringabo, amaboko yacu biremera, twongeye tubumbuye akanwa kacu biremera. Data turabigushimiye Mwami Imana, ubihererwe icyubahiro ko watwemere kubona uburanga bw'uyu munsi. Muri aya masaha y'umugoroba rero, nanjye nk'umugaragu ni muri aka gashyamba Kristo Yesu, nongeye kuba no kuzamurira icyubahiro, nongeye kunezererwa mu mutima wanjye. Niyo mpamvu nzamuye amashimwe imbere yawe, niyo mpamvu nongeye guha icyubahiro, mvuga Kristo gushyirwe hejuru, ngo tugirire neza. Rero Data twese wumve gusenga kwacu, wumve gusenga tugutakiriye umugoroba. Dore twaze ibyifuzo bitandukanye Mwami Imana Nyiringabo. Icyambere uko warinda igihugu cyacu Mwami Imana Nyiringabo, ukarinda abanyarwanda. Data twese mwiza, buri wese mu mutima we Kristo Yesu akumva amahoro atemba nk'uruzi, buri wese akumva ihumure, buri wese akumva kugirirwa neza nawe, buri wese akumva ibitonyanga by'amaraso byongera kumvikana mu mutima we. Erega n'ubundi urashoboye, erega n'ubundi witwa Imana. Waravuze ngo nitukwikweza abaganya yacu, ngo nawe uzamwami Imana Nyiringabo, ngo witaho gusenga kwacu Mwami Imana Nyiringabo. Rero niyo mpamvu twaje kwiherera, ngo twihererane nawe, tukubwira ibitugoye, tukubwira ibituruhije. Niyo mpamvu tugukorera ibibazo byacu Mwami Imana Nyiringabo, kugira ngo udufashe, kugira ngo uturengere. Ngwino urengere abanyarwanda, ngwino ubagirire neza. Kristo Yesu, wongere wite ku mfubyi zidafite abazivugira, zidafite abazirengera, zidafite abazireberera Mwami Imana Nyiringabo, kuko ari wese w'imfubyi, ukaba umugabo w'abapfakazi, ukaba umutabazi abera mu makuba yabo. Niyo mpamvu ngusabye aya masaha ngo wongere wiyerekane nk'Imana, wongere ugaragare ku buzima bwabo Mwami Imana Nyiringabo. Ntabwo twakwibagirwa abarwayi bari kwa muganga, abo nabo bakeneye ubutabazi bwawe, bakeneye kurengerwa nawe Kristo, bakeneye kongera kumva ihumure, bakeneye kongera kubona ukuboko kwawe gukiza indwara kugera ku buzima bwabo. Kuko hari abadogiteri bamaze kunanirwa, hari abo Mwami Imana Nyiringabo, hari abashyizwe ku mwuka, babona isi yabikaragiye hejuru, babona ubuzima bwabo buri mu marembera. Ariko ndagusabye Mwami Yesu, ngo wongere urambure ikiganza cyawe, wongere ugere ku mitima yabo, wongere ubakoreho rwose Mwami Imana Nyiringabo. Niwongera kubagirira neza, ukabaha amashimwe Mwami Imana Nyiringabo, nabo nibongera kugera hera hawe, bakongera kubona isi y'abazima, baturanye n'abera baguhimbaza, nabo bazazamura amashimwe Mwami Imana Nyiringabo, bavuye kwera kwe no gukomera kwawe. Ngo turengere muri uyu mugoroba rero, dore tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni iryera, ijambo ryawe ryahumetswe nawe, ijambo ryawe ni umutsima utunga ubugingo bwacu, kuko niryo ridukomeza mu rugendo rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo tugirire neza rero, Mwuka Wera abane natwe, bwiza bwawe butwururukire, Mwuka Wera turasire. Data wa twese mwiza, bushake bw'umwana w'umuntu buhagarare, ahubwo Mwami Imana abari ugaragara muri twebwe. Wivugire Kristo kandi utege kuganze, buntu bwawe n'amahoro yawe bibane natwe, cyo cyo kituzenguruke, kandi tukugira umugisha kuri Uwiteka. Urakoze kubyumvishe, urakoze kubyemeye, ngaho amaboko yawe maremare nadushyigikire mu izina rya Kristo Yesu, amena. Haleluya. Imana ishimwe. Nshimye Imana muri aya masaha y'umugoroba, nongeye gushima ubuntu bw'Imana bwabanye nanjye muri iyi minsi. Uwiteka Imana ndamushimiye ko yongeye kugaragara mu ruhande rwanjye mu gihe byari bikomeye. Niyo mpamvu nanjye muramburiye amaboko uyu mugoroba, mvuga ngo Mana ushimwe, Mana wongere ushyirwe hejuru. Twihuse rero, reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Dusome ku gice cyaho cya 29, hanyuma twumva amagambo yaho hari ukuntu avuga. Nongeye kandi
kubwira abantu ngo buri wese nagenzure mu ruhande rwe arebe yuko iby'Imana yamuhaye cyangwa ijambo Imana yamuhaye cyangwa ikibitsa Imana yamubikije yuko akigifite, niba Satani ataramunyaze ibyo Uwiteka yamuhaye. Imana yacu itugirire neza. Ndasomereye aha ngaha ku gice cyaho cya 29 ku murongo wa 21. Bereye kuri titira amagambira avuga ngo Yakobo ajya kwa Labani atendera Rasheli imyaka 7. Dusoye duhereye 27 haravuga ngo Labani arabanza amushingira Leya, ngo Yakobo atebutsa kuri Labani ati nshingira umugeni wanjye murongore kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose arabatekera arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we aramumushingira aramurongora. Labani atanga Zirupa umuja we amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona Leya abaza Labani ati wangize ibiki? Rasheli siwe natendeye, niki cyatumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati iwacu ntibagenza batyo gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tubone kugushyingira n'uriya, iyindi myaka 7 uzatenda. Amina. Twongeye dusome ahanga ku gice cya 38. Ndasoma nihuse. Titira abagabo bavuga ngo Yuda byara Peresi kuri Tamari umukazana we. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika mu mudugudu witwa Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani aramujyana aramurongora, asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama inda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Yuda uwo yamubyaye ari Ikezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yakobo yari imfura ya Yuda, yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka aramwica. Amen. Imana yacu itugirire neza. Somya amagambo atari menshi kandi atari makeya, turibuze gusubukura mu kanya, ariko reka mbanze mvuge kuri aya ngaya kugira ngo ntaza gusoma menshi bikaza gutuma imitima yanyu inanirwa kuyakira, kandi byari ngombwa yuko iri jambo rigera ku mitima y'abantu bose. Imana yacu ishimwe. Natangiye mbabwira ngo buri wese nagenzure mu mutima we, yongere yisubireho yisuzuma arebe mbese ikibitsanye Uwiteka yakubikije uracyakirinze neza, mbese urakirindisha gukiranuka cyangwa wararangaye Satani arakikunyaga. Imana yacu iturengere. Umunsi mugoroba nkuzaniye ijambo ryitwa kunyaga. Tugiye kuriganira kuri uyu mugabo witwa Yuda. Uyu mugabo witwa Yuda dusomye hano mu gice cya 29 cy'itangiriro, yari umuhungu w'umugabo witwa Yakobo. Yakobo uyu nguyu yari umuhungu wa Aburahamu. Imana yacu itugirire neza. Uyu muhungu witwa Yuda ngo yari umwana wa 4 kwa Yakobo. Uyu mugabo witwa Yakobo ngo amaze kuriganya umugisha arahunga ajya mu kindi gihugu kitari ikiwabo. Ageze yashaka umukobwa ngo abyara abahungu 4. Igihe kigeze ngo agiye kubaha umugisha, bigaragara ko yaramaze kugera mu gihe cyo gusaza, ngo ageze ku mwana we wa 4 ariwe witwa Yuda. Aravuga ngo yewe Yuda we, ngiyo nkwitegereje nkakureba, ngo mbona umeze nk'intare y'ingore ngibunze mu byana byayo, kandi ngiyo nongeye nkitegereza nkareba ngo mbona inkoni y'ubutware itazigera iva mu biganza byawe. Imana yacu ishimwe. Uyu mugabo witwa Yuda yari afite amasezerano meza. Uyu mugabo witwa Yuda Imana imufite umugambi mwiza. Uyu mugabo witwa Yuda yari abitse ibyasezeranijwe. Uyu mugabo witwa Yuda yari yaravuganye n'Imana, ndetse na se yarabibonaga kuko se yari umunyamugisha, yari umutoni ku Uwiteka. Uyu mugabo witwa Yuda yari abitse ibyasezeranijwe n'Uwiteka. Imana yacu itugirire neza. Uyu mugabo witwa Yuda ngaza kuva mu gihugu cy'iwabo aratembera cyangwa se arasuhuka, aza kugera mu kindi gihugu ngahashaka umugeni. Amaze kumushaka ngamubyaraho abana. Imana yacu itugirire neza. Ngabyara abana b'abahungu 3. Umwe amwita Eri ariwe mfura yiwe, ngabyara wa 2 amwita Onani, abyara n'uwa 3 ngamwita Shera. Imana yacu itugirire neza. Ngariko uyu umukuru w'imfura witwa Eri ngo Yuda aza kumusabira umugeni witwa Tamari, ariko kwa ko yari yarabaye umunyabyaha akagomera Uwiteka, ngo Uwiteka aramwica. Imana yacu idufashe.
uyu muhungu wa Yuda ngo yaje gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uwiteka aramwica kubera ko atari yubashye Uwiteka, kubera ko mu muryango wabo byari byemewe yuko uyu umuhungu mukuru apfuye murumuna we aza kumusimbura. Ngo uyu mukobwa witwa Tamari aza kwa sebukwe ngo ndashaka nshumbusha undi mugabo kubera ko uwa mbere yamaze gupfa. Yuda arabyumva ngo amuha Onani. Onani nawe ageze gakora ibiruti byo mukuru we yakoze, Uwiteka nawe ararakara aramwica. Tamara arongera agaruka kwa sebukwe aravuga ati data bukwe nyongera n'umwana wa gatatu, nyongera Shera, kandi bituvuga ko Shera akiri umwana mutoya atarabashe gutunga urugo. Ariko sebukwe aravuga ngo genda witegure wicare mu nzu ya so, ngo wambare ibyo bapfakazi, Shera namara gukura nzamukuzanira kubera umugabo. Ariko yaribwiraga mu mutima wiwe yuko Shera namara Tamari namara kuhava Yuda azacikisha Shera akigendera. Imana yacu turengere. Uyu mugabo witwa Yuda yarazi ubwenge cyane, yariteza akara akabanga abana banjye babiri bamaze gucaho barapfuye baragiye, ntabwo nzi kirimo kubica. Aha rubanza uyu mukobwa atari umunyamugisha mu muryango wacu, aravuga ngo hinga nze nanjye muhime agende, namara kugiwe umwana wanjye nzamucikisha agende, ahari we ndewe yazarokoka. Imana yacu turengere. Ngo abandi bapfakazi baza kubimenya, buriya ababyeyi n'abantu bazi kumenya inkuru cyane, ngo baragenda baramuganiriza baramaze atari ko se Tamari we wowe uzambara imyenda y'abapfakazi uzageza kuwa kangahe? Harya nawe ngo wicaye ku isezerano ngo uziko rizasohora. Tamara avuga ngo navuganye na data bukwe kandi yampaye isezerano, nzi neza ko atabeshya, ni umugabo urinda isezerano, yanshingiye imfura ye imaze gupfa nyongera n'uwa kabiri, ndabizi ko n'uwa gatatu azamunyongera. Ariko ntabwo yarazi yuko bamubeshye. Hari abantu uyu munsi none bicaye ku masezerano atazasohora, bazi ko bavuganye n'Imana, bazi ko bavuganye n'Uwiteka, ariko baribeshya kubera ko batarinze isezerano ryabo, bicaye ku mutogoto ariko ntabwo bazi icyo bicariye. Biragusaba ngo wigenzure urebe mbese amasezerano yose ufite niko wavuganye n'Imana, cyangwa we n'abaguhanurira ibinyoma baraguhanura nawe yabika mu mutima wawe, wicaye ku isezerano utazasohora, uzi neza ko ufite isezerano rizima. Banza ugenzure urebe. Reka nkomeza mvuge kuri uyu mugabo witwa Tamari, kuri uyu mugore witwa Tamari, mvuge no kuri sebukwe witwa Yuda. Haleluya, Imana itugirire neza. Uyu musaza witwa Yuda ngo mu minsi mike nabaza kugira ikibazo, ngo umugore warapfa, amaze gupfa ngo biri maze irambwa ngo amaze kumwerera, ngabwira abagaragu ngo agiye gukemuza intama z'ubwoya, cyangwa se yaragiye kuziragira, cyangwa yaragiye kuzishora, ngo yari bunye mu marembo y'umurwa witwa Inayimu, aravuga ngo ndamujyanye. Abapfakazi baragenda babwira Tamari, barabangeje ku gasusuruko, dore sebukwe azagenda kandi turabizi neza ntabwo aheruka umugore, genda wicaye mu marembo ya Inayimu wambara imyenda y'abamaraya, sebukwe yabaguhemukiye nawe uzabimwishyura. Uyu mugabo witwa Yuda, hari ibintu nshaka kuvuga. Uwiteka yari yaramuhaye ajya kumuhamagara. Uyu mugabo witwa Yuda ajya kuyobora ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli. Uwiteka cyambere yaramuhaye inkoni y'ubutware. Uyu mugabo witwa Yuda afite ubutware muri we, yari afite inkoni y'ubuyobozi, yagomba kuyobora Abisiraheli, ariko afite inkoni, afite ubutware hawe n'Uwiteka. Ikindi cya kabiri umugabo witwa Yuda yari afite, ngo yari afite impeta, ari ryo sezerano yavuganye n'Imana kazayobora ubwoko bw'Abayuda, kayobora ubwoko bwa Isiraheli, kubera ko yari afite isezerano, yarasezeranye n'Uwiteka. Ikindi cya gatatu yari afite, ngo yari afite umushumi, uwo mushumi ngo yarawukenyezaga, ngo kwari ukuri yagendanaga, ngo magambo ye yose ngo nta binyoma byabagamo, iyo yasezeranaga ikintu ngo imbere y'abayobora ngo yaragisohozaga, yari umwami utagira uburyarya. Imana yacu turengere. Ngo ikindi cya kane yari afite, ngo yari afite igikapu. Haleluya, yari afite igikapu, ngo iki gikapu cyagishinzwe kubika ibintu byose, ngo yagiye yari afite, nicyo yabikagamo iyo nkoni, nicyo yabikagamo uwo mushumi, nicyo yabikagamo iyo mpeta mu gihe cyari gikwiriye. Imana yacu turengere. Ariko uyu mugabo witwa Yuda amaze gupfakara aribagirwa, ahuye n'ikibazo aribagirwa, yibagirwa iby'Imana yamuhaye, yibagirwa icyavuganye n'Uwiteka, yibagirwa ko Imana yavuganye nawe. Ngarangije ngafata urugendo, ahagurukana n'abaja n'abagaragu, aravuga ngo mushorere umukumbi tugende tujye kuwukemuza ubwoya. Ngazabutageze mu marembo ya Inayimu, ngahasanga umukazane we Tamari, ngo yari yambaye imyambaro y'abamaraya, ariko icyari kigeze kuri ibyo ngo yaripfutse n'igitambaro mu maso. Yuda ntiyabasha kumenya yuko ari Tamari umukazana we.
ngageze muri ayo marembo ngabona umukobwa wambaye ngo bonye ibibero byiwe ngo Yuda atangira kuvugishwa. Bibiliya irambwira ngo akimukubita amaso ngakimubona, ngabwira abagaragu biwe, arabwira ngo hari icyo mbonye, ngo hari umukobwa mbonye. Muzasome cyane muzabibona, muzamanuka icyo gice cya 38 uzasanga aya magambo nibo kukubwira. Mana yacu tugirire neza. Ngakimukubita amaso atangira kumwifuza. Abagaragu bamwe ngo wibuke kuri umwami, ntacyo wasabye nk'umwami ngo ukibure. Ariko Yuda ngarababwira ngo ntacyo bitwaye kuko ndi umwami. Uriya mukobwa ngomba kuryamana nawe. Yibagirwa ko ari umutware w'Abisiraheli. Yuda yibagirwa ko ari umwisiraheli, yibagirwa ko ari umutware, yibagirwa ko agomba gutanga urugero rwiza mu bandi. Ngarangije yegera maraya, asanga Tamari yiyambitse imyambaro y'abamaraya. Aravuga ngo mbese mukobwa mwiza wanyemerera nkaryamana nawe? Ngo Tamari aravuga ngo ntacyo bitwaye. Nuko rero umugabo witwa Tamari, umugabo witwa Yuda aravuga ati yewe Yuda we, ndabizi kuri umutware ariko ntago naryamana nawe kubusa, ariko kugira ngo njyamane nawe hari ibintu bitatu mbaza kugusaba, nubinyemerera nanjye ndi buryamane nawe uyu mugoroba. Yuda wahawe inkoni y'ubutware, Yuda wahawe impeta y'amasezerano, Yuda wambaye umushumi w'ukuri, Yuda wavuganye n'Imana, Yuda wavuganye n'Imana akiri umwana w'umusore, Yuda wavuganye n'Imana ari umuyobozi. Aribagirwa ubupfakazi bw'akanya gatoya, gupfusha umugore byikubagaho, bimwibagiza ko ari umutware, ajya kuryamana na maraya. Ngo Tamara aramubwira ngo noneho kugira ngo njyamane nawe ndakwinginze nyemerera rwose, nyemerera umpereze iyi mpeta yawe. Nuramuka umpaye impeta n'ikimenyetso cyayo nanjye ndemera njyamane nawe. Yuda ngo yitegereje Tamari, ngarebye ibibero bya Tamari, arebye amaso ya Tamari, arabangura umukobwa mwiza nta kintu nakwima. Arangije aravuga ngo nta kibazo, arabanga akiriye impeta ndayiguhaye rwose, ngari kukunyemerera njyamane nawe. Yuda yikuraho amasezerano, yibagirwa ibyo yavuganye n'Uwiteka, abigabira maraya. Ngo ariko Tamari amaze kubifata aravuga ngo ntago ikimenyetso kimwe gihagije. Aravuga ngo iki cyonyine wazanyihakana, nyemerera ngira ikiri cya kabiri ngusaba, nacyo nuramuka ukinyemereye Yuda we, ndemera njyamane nawe. Yuda wavuganye n'Imana, Yuda waraye ubutayu, Yuda wazamutse imisozi, Yuda wanyagiwe n'imvura avugana n'Imana, ayo ubwoko bw'Imana. Yuda ufite amasezerano, yasezeranye n'Uwiteka akazamugirira neza. Aribagirwa akanya gato karamwibagiza. Arangije afata inkoni y'ubutware bozaga ubwoko bw'Imana ngayihereza Tamari. Tamari amaze kuyakira, amaze no kuyibika, aravuga ngo ibi nabyo ntago nabyemera, ibimenyetso biri ntago bihagije, nyongera n'uyu mushumu ukenyeje kuko abantu nabo barawuzi, bazi ko ari uwawe. Nyongera n'ukuri kwawe nkutware, nabyo bizatuma utanyihakana, kuko ni mu gihe tuzaba turi mu rubanza ninerekana uyu mushumu abantu bazemera ko ari uwawe, kuko nuramuka utanyishyuye ibi ngibi bizakurega. Yuda aribagirwa, akura umushumi yajyaga akenyeza, yikuraho ukuri acishaga imanza, ngarangije abihereza Tamari. Tamari nabyo arabibika. Imana yacu iturengere. Ariko araje ngo none se kubimpaye noneho nge nzakoresha iki, ndabitwara muki? Aravuga ngo icyo gikapu cyawe abantu barabizi ko ari icyawe, kuri musozi nta muntu utabizi, nacyo ndagusabye kimpe nyibikemo ibi bikoresho byawe, nzakikugarurira umunsi uzabampaye umwana w'ihene, nibwo nzagusubiza ibyawe. Imana yacu iturengere. Bibiliya irambwira ngo uyu mukobwa witwa Tamari ngamaze kubona ibyo yashaka kuri Yuda, arabati ntacyo bitwaye, noneho aremera bararyamana. Ngo muri ako kanya amutera inda y'umwana w'umuhungu. Tamari barahaguruka arataha, Yuda nawe arigendera, ngavuye gucyamuza intama z'ubwoya, ngagaruka kureba umukazana ngamuhereza ibyo basezeranye. Ariko ngo akihageze umwana w'ihene ngasanga Tamari yigendeye. Arabaririza umudugudu wose, abaravuga ngo ntawe twize tubona kuko nta maraya uri aha ngaha. Imana yacu iturengere. Imana idufashe. Hari abantu baguranye ibyabo kwa maraya, hari abantu bafashe ibyari inyungu zabo babihereza maraya, baribwira ngo tuzashakira tuzabibona. Hari abanyamasengesho baguranye amasengesho yabo, bafata ibyo kurya by'umunsi umwe babigurana iby'iteka. Hari abantu bari abaririmbyi, bareka kuririmba bafata ibyo babigurana Uwiteka, ngaho bazashakira bazagaruka, ngaho bazashakira bazongera. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo maraya yamaze kugutwara ntabwo uzongera kubibona, ibyo Satani yamaze kukunyaga ntabwo uzongera kubibona, kubera ko wararangaye Satani akurusha ubwenge. Ariko rero nkubwira ngo ugarukire aho ngaho, ibyo warusigaranye nabyo bitari byagenda. Uwiteka tugirire
tugirire neza. Mana yacu iturengere. Ngo uwo mukobwa witwa Tamara aragenda, ngo hacebeho iminsi mikeya, ngo inkuru igera kwa Yuda, baramubwira ngo yewe Yuda we, ngo wa mukazana wawe Tamara aratwite, kandi atwite inda y'indaro. Ngo Yuda akimara kubyumva atangira kuvuga ngo icyo gicucu, aravuga ngo ninde wamubwiye gutwara inda mu rugo rwanjye? Niwe wanyiciye abana, niwe wabikoze. Atangira kumwita ko ari ikivume, yibagiza ko yaryamanye nawe, kubera ko yari yaryamanye nawe yambaye imyambaro y'abamaraya, ntiyamenya ko ari we wamuteye iyo nda. Ngahita ategeka abaja n'abagaragu, aravuga ngo mugende mufate iyo ndaya, muyijyane mu murwa hagati, mugende muyitere amabuye muyice. Ngo ariko Tamari baje kumutwara, aravuga ati njyewe ndemera gupfa, ariko mbere yuko nza gupfa mureke ngira icyo mvugana nawe. Ngarangije yinjira mu nzu, afata igikapu, afata imyenda, afata wa mushumi, afata na ya mpeta, afata na nkoni y'ubutware. Ngarangije abishyira mu kwaha. Buriya abamama ni abantu beza, bafite uko babika abantu benshi batazi. Ngakubita mu kwaha, arenzaho igikwembe kiwe, aravuga ati turagiye mu ntera amabuye, kuko natwaye inda y'indaro ntacyo bitwaye. Yuda aho yari yicaye asaba ngo nibagende bakwice, ariko arategeka afite iki? Inkoni y'ubutware yarayitanze, arimo aravugisha amagambo gusa, nta butware agifite. Yajyaga avuga bikumvikana kuko agifite inkoni y'ubutware, none asigaye avugisha amagambo yonyine. Aravuga nta butware afite, arayobora nta butware afite, araca imanza nta kuri, arimo arategeka nta sezerano afite. Yiyibagiza ko ibyo yategekeshaga yamaze kubitanga, ko maraya yamaze kubimutwara. Aravuga ngo ngaho nibagende. Ariko se Yuda aravuga niki? Aravuga nta butware, ariko arabwira abantu bamwumva ngo baragenda bafata Tamari bamugeza mu murwa hagati. Ngakimara kugera mu murwa hamagara abaturage, bahageze Tamari azamura ukuboko, aravuga ngo mbere ko mu ntera amabuye ndabizi ko nakoze icyaha ngatwara inda y'indaro, ariko ndemera gupfa, ariko mbere yuko mpfa mumpamagare data ko azengira icyo mvugira imbere ya rubanda. Amena. Mana yacu ishimwe. Ndagira nkubwire ngo wabikoze wiherereye, ndagira nkubwire ngo wabikoze nta muntu kureba, ariko data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru yarakurebaga. Imana mu gihugu cyo mu ijuru usenga yarabibonaga. Ibyo wakoreye mu bwiherero irabizi, ibyo wakoze uri umunyamasengesho Imana irabizi, ibyo wakoze uri umuririmbyi Imana irabizi, ibyo wakoze uri umuvugabutumwa Uwiteka yarabirebaga. Najya kubikugaruraho ntago azabizana mu ibanga, ahubwo azagukoreza isoni ku karubanda imbere y'abayoboraga bose bakureba. Ndagira nkubwire ngo garukira aho ngaho, Uwiteka atarakuruka, Uwiteka ataraguteza abantu, ataragushyira ku karubanda. Haracyariho amahirwe yawe yuko uyu mugoroba wagaruka. Uracyafite umwanya wo kwisubiraho, uracyafite umwanya wo kwisuzuma. Uwiteka akakugirira neza, Uwiteka akakubabarira ibyo bitari byajya ku karubanda. Imana yacu iturengere. Ngo baragenda abagaragu babwira sebukwe, baravuga ati Yuda we, umukazana wawe arashaka kuvugana nawe, ngo mbere ko bamutera amabuye. Ngo Yuda ahita afata, ngo yambara amakote, aravuga ngo icyo kinyabyaha cyashaka kuvugana iki nanjye, ngo ariko ntacyo, reka nze nyine nawe mvugane nawe irya nyuma. Yuda ngo yambara amakote adafite ukuri, Yuda ashyiramo ikositimu idafite ubutware, Yuda yambara inkweto zidafite amasezerano. Ngazamuka umusozi, aragenda ajya rubanda ruteraniye, ngaragenda ajya imbere ya Tamari, aravuga ngo ngaho gira icyo uvuga wa munyabyaha we. Tamari aravuga ati ntacyo rwose data bukwe, urabizi ntabwo nize ngusuzugura, ibyo twasezeranye niwe wantengushye, wanyimye Shera umuhungu wanjye, nagombaga umugabo wanjye, wari wamunsezeranyije ko azaza akampungura, urangije uramunyima. Ntacyo bitwaye rero, niyo mpamvu natwaye inda y'indaro, nuko nanjye wampemukiye. Aravuga ngo ntacyo vuga, vuga iryanyuma ko ntacyo ufite cyo kuvuga. Uyu munsi ntabwo uri burenze, ugomba gupfa. Ariko ndagira nkubwire ngo hari Imana idakoze isoni. Nubwo abantu bagutererana, nubwo abantu bagukoze isoni, ariko hari Imana idakoze isoni. Nubwo Tamari yari umunyabyaha, ariko Uwiteka Imana yaramurengeye, amutabara ku isagonda rya nyuma. Dufite Imana itabara, igatabara buri muntu wese ntakigendeyeho, itarebye ku gukiranuka k'umuntu, itarebye ku byaha umuntu yakoze, ikabasha kukurengera, igakongera iminsi yo kubaho. Imana ishimwe kuyongera Tamari iminsi yo kubaho. Tamari ngarangije amanika ikiganza, asaba ijambo mu ruhame rw'abaturage, ngakureho cya gikapu, arangije kimarika imbere y'abaturage, aravuga ngo mbese mw'abaturage mwe, rubanda rw'umwami nimumbwire, mbese iki gikapu ntabwo mwaba muzi nyiracyo? Ngo Yuda agikubise amaso, ngahita asanga ari igikapu yajyaga abikamo. Aravuga ngo none uyu munsi ndatsinzwe, ibyanjye bigiye ku karubanda. Sinari nzi ko Tamari we naryamanye nawe. Ngatangira guhindura umushyitsi mu makote yambaye, imbere y'abaturage yatumiye, imbere y'abahamagaye ngo baze gutera Tamari amabuye. Ngo
ngo Tamara arangije akurayo umushumi, aravuga ngo yewe mwabaturage mwe, ngo mbese uyu mushumi ntimuwuzi? Ngo bitegereje basanga ni uwa Yuda. Ngo akurayo ya nkoni y'ubutware, aravuga ngo mbese iyi nkoni iyo ntago muzi nyirayo? Ngo basanga nayo ni iya Yuda. Ngo arangije akurayo na ya mpeta, ngo yerekanye n'ikimenyetso cyari kiriho n'ifoto yayo y'ibwami, ngo basanga ni iya Yuda. Ngo arangije aravuga ngo mbese ibi bintu byose mureba aha nyirabyo ntimwamumenye? Ngo abaturage bose baravuga ngo twamumenye. Ngo Tamara aravuga ngo rero nuko rero wampaye ibi bintu byose, ngo yabimpaye ari ingwate, ni nawe wanteye inda mureba ntwite. Ngo Yuda ahita avuga ati mwabaturage mwe nimureke Tamara, nimumutera amabuye, nimumureke yigendere, Tamara ndushije gukiranuka, Imana yacu turengere. Nanjye nakuzanira ijambo uyu mugoroba rivuga ngo itegereze urebe, mbese ubutware wahawe, mbese amasezerano wahawe n'Uwiteka, mbese ibyo wagabuye n'Uwiteka uracyabifite uko bingana, cyangwa wararangiye Satani arabikunyaga, cyangwa waba warabigabiye maraya, cyangwa Satani warakuriganyije ntiwabimenya? Urimo urasenga utagifite amasezerano, urimo urasenga nta kuri kuri muri wowe, urimo uragenda nta butware ufite, urimo urayobora itorero ubutware bwaragushizeho, urimo urabwiriza abantu nta butware ufite, urimo urayobora abantu nta butware ufite, uri umuririmbyi uririmba nta masezerano, uri umubwiriza ubwiriza nta masezerano. Mbese uhagaze ute? Uyu mugoroba ndagira ngo wongere wisuzume, wongera witegeze umutima wawe urebe, mbese wowe uri muntu ki? Uragenda ute? Aho utuye wanye n'abaturage gute? Mbese aho usenga mu rusengero usengeramo bimeze gute? Mbese uracyamanye n'umwuka w'Imana kugira uhagaze nk'uko Uwiteka yaguhamagaye? Imana yacu iturengere, Imana idufashe. Ndagira ngo wongere wisuzume, ndagira ngo wongere witekerezeho, ndagira ngo wongere mu mutima wawe, wongere uganirize umutima wawe. Muri aka kanya nibo mvuga ibi bintu, munyemerere mvuga akantu gatoya ahari kaba imfasha nyigisho nawe kagufasha uyu mugoroba. Igihe kimwe nari ndimo mbwiriza Rusizi ahantu bita kwijuru ritoya, haza umugabo w'umupasiteri aduhamye ukuntu yagize ikibazo kimwe, akaza kurwara indwara akajya muri koma, akaza gutambuka ajya mu Rurembo Siyoni. Abantu ageze ku mabariyeri yose agezeho ngo bakamwemera akagomba gutambuka, ngo ariko ageze kuri bariyeri ya nyuma ngahasanga umumarayika ufite igitabo. Arabaza ngo mbese wa mugabo we ngo urimo urajya hehe? Aramusubiza ngo ndajya mu Rurembo rwitwa Siyoni. Arabaza ngo mbese ufite ibyangombwa bikwemerera kwinjira? Uwo mupasiteri aramubwira ati ngiye ibyangombwa byose ndabyujuje. Aravuga ngo nagaburiye imfubyi, nafashije abapfakazi, nambitse abari bambaye ubusa, nacumbikiye abari badafiteho kuba, ibintu byose narabikoze, nabwirije ubutumwa bwiza. Aravuga ati ni byiza rwose ndabibona, ibyo byose warabikoze, ariko hari ikintu kimwe birengagije gukora. Harangije aramubwira ati subiza amaso inyuma urebe. Ngagisubiza amaso inyuma aho yari ari muri iryo yerekwa, ngo yibona ari mu isoko, yibona yagiye kubwiriza, aho yabwirizaga mu isoko, ngo yarahagaze ku gatanda k'indagara, ngo amaze kubwiriza, ngakora muri izo ndagara, ngatoramo ururagara rumwe ararutamira, ngajye atasabye nyirindagara, ngarayije aragenda. Umucuruzi wacuruzaga izo ndagara aravuga ngo kiriya kigabo ni icyayi kindi ndagara kitazinsabye, urubanza rw'ubujura rumugiyeho. Muri ako kanya marayika aramubwira ati wa mugabo we, wari warakoze byinshi byo gukiranuka, ariko none uyu munsi wa none rwa rujanga wariye mu isoko utarusabye nyirarwo rukubuje kwinjira mu Rurembo Siyoni. Ongera ugende usure muri ra soko ubanze ujye gusaba imbabazi uriya muntu, namara kukubabarira uzagaruke nanjye nzagukingurira. Ngo muri ako kanya ahita ava muri koma. Imana yacu iturengere. Amaze kuva muri koma ajya gusenga, abaza Imana ngo mbese Mana nzabigenza gute? Mwuka w'Imana aramubwira ngo genda, ngo ugende ubaze umugore wawe mubana mu rugo, ngo mbese kari we madamu wanjye nashatse, kari we tudusangira akabisi n'agahiye, kari we tubana mu buriri, kari we twabyaranye abahungu n'abakobwa, ari we tubanye imyaka myinshi, mbese uranyemerera nanjye nigire mu gihugu cyo mu ijuru? Ageze ku mugore, umugore aramubwira ati genda ntacyo bitwaye. Umutima urongera ngo ugere ujye mu baturanyi ubabaze. Abaturanyi bamutangira bati wakiranutse rwose mugaragu mwiza, genda wigendere. Ageze mu rusengero bamuha icyemezo bati gendere. Ahageze hose yabwije amwanga igendere. Arayije yicaza umutima we, arabaza ati none umutima wanjye tugendana, wowe tubana abantu batandeba, wowe tugendana ku manywa na nijoro, iyo ari mu mwijima niwe tuba turi kumwe. Aho ababyeyi batari mba ndi kumwe nawe, aho umugore wanjye atari mba ndi kumwe nawe. Mbese nawe uranyemerera kuko ngiye kujya mu Rurembo Siyoni, mbanza umbwire niba nta cyaha mfite nihane. Umutima uravuga ngo abandi bakuzi nk'umukiranutsi, bakuzi nk'umuvugabutumwa, ariko ngiye nkuzi nk'umujura. Wenda kuzi kuri umujura, umutima utangira kumwibutsa, uravuga ngo cyagiye wagiye kubwiriza, bamaze kubwiriza witangisha amafaranga, bagiye kubara amafaranga agiye mu mufuka we ntiwigize uyatanga ngo bayabare, ayo ngayo waratahanye uratwara, wagaragara n'icyaha cy'ubujura kubera ko watwaye amafaranga utahawe. Umutima uravuga ati wowe uri umujura,
byibuke cya gihe wagiye kwa runaka urangije ubonye arangaye ukura amafaranga ushyira mu mufuka, ari amafaranga watwaye yakubereye urubanza kandi abantu bakuzi nk'umukiranutsi, ariko se kiragiye ntiwakoze icyaha cy'ubujura. Haraje abwira umutima ngo koko ndatsinzwe, menye neza kuko abantu bambona atari ko ngaragara, nagaragaraga imbere y'abana b'abantu nk'ukiranutse, ariko imbere y'amaso y'Uwiteka biragaragara ko ndi umunyabyaha. Aje asubira inyuma abwira umutima ati mutima wanjye mbabarira, ajya imbere y'Uwiteka asaba Imana imbabazi, ajya no gusaba imbabazi yagiye ahemukira, aravuga ngo Mana umbabarire kubera ko iki ari igihe cyo kwezwa nkigira mu rurembo rusiyoni. Imana yacu turengere. Ariko se we n'umutima wawe uyu munsi wa none abantu batakubona, umutima wawe ukubona ute? Ese abantu batagutangira ubuhamya bubi, umutima uragutangira ubuhe buhamya? Aho ntiwaba waranyazwe mu mutima wawe ukabubizi. Abantu barasenga ari abasambanyi, abantu bararimbana ubusambanyi, abantu baragendana ubusambanyi, abantu baragendana ubujura, abantu baragendana ubuhehesi mu maso yabo, abantu baragendana ubutinganyi, abantu bahindutse abajura mu mitima yabo kandi bitwa ngo ni abakristo. Abantu bafitanye inzangano, umuturanyi we ntiyagusaba amazi yo kunywa, nta n'uwarahura umuriro iwawe, ndetse n'inzira yinjiraga mu marembo iwawe warayishe ngo nta gushaka kuvogerera urugo, kandi bitwa ngo uri umukristo wirirwa urimba ngo uzajya mu ijuru. Ariko ndagira ngo nkwibutse nkubwire neza ko iryo juru atari gupfa kurikandagiramo, iryo juru ntabwo ari irya so wayise n'irya nyogosenge, abarijya bafite ukuntu bagenda, iryo ni ijuru ry'abana b'Imana. Imana yacu iturengere, Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo nkumenyeshe ko iki ni igihe cyo kwezwa, iki ni igihe cyo kwezwa, iki ni igihe cyo kubana n'Imana, iki ni igihe cyo gutunganya inzira, iki ni igihe cyo kwambara imyenda yera, iki ni igihe cyo guharura amayira yo kunyuramo, tugaharura umukwe amayira kubera ko umukwe agiye kuza gutwara itorero. Imana yacu iturengere. Muri iyi minsi umwuka w'Imana yampaye ubutumwa, arambwira ngo genda umbwirire abantu banjye ngo nibakore saa sita kubera ko saa saba ntabwo ari iyabo. Ndangije amaze Uwiteka ndamubaza ngo none se tuzabwirwa n'iki saa sita, mbese tuzabwirwa n'iki saa saba? Mwuka w'Imana arambwira ngo abagenzi benshi bageze saa sita, arambwira ngo uyu mugenzi ahere mu gitondo agenda ngo akageze saa sita ngo abamaze kunanirwa, arambwira ngo kandi saa sita ngo haba harimo kuva izuba ryinshi, ngo abagenzi benshi ngo bamaze kunanirwa ngo bashaka ahantu hari agacucu ngo bicare baruhuke kubera ko urugendo rwababanye rurerure. Arambwira ngo rero ngo abagenzi nabo bari mu rugendo rw'Isiyoni ngo bamaze kunanirwa, ngo benshi bahuye n'ubukene, ngo ubukene babera nk'izuba rya saa sita, ngo abandi bahuye n'ubwambara busa ngo babera nk'izuba rya saa sita, abandi bagize urushako rubabera nk'izuba rya saa sita, ngo bitumye bareka umurimo w'Imana, bitumye bareka gusenga. Ariko Uwiteka yarambwiye ngo muri icyo gihe ubona bikomeye, muri icyo gihe ubona izuba ryakurembeje, ngo icyo ni cyo gihe cyawe cyo gukora, ngo kubera ko saa saba ntabwo ari iyawe. Mana yacu iturengere. Birashoboka ko wumvisha ubutumwa nawe wari ugeze saa sita, wari umaze kunanizwa n'ibigeragezo uhura nabyo, ubukene bwari bumaze kunamura, wumvaga wari ubiretse, wumvaga wari ubivuyemo kubera izuba rya saa sita. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kora ugifite uburyo, ndagira ngo nkubwire ngo kora kuri uyu mwanya wawe, uwo mwanya ubona ukugoye, nicyo gihe Uwiteka aje gutabara, nicyo gihe Uwiteka aje guhemba, nicyo gihe Uwiteka aje kukwitaho, kubera ko saa sita yawe ni iyi ngiyi. Wikangisha Uwiteka ngo wambaye ubusa, kubera yuko ntabwo Imana izareba ko wambaye ubusa, ntabwo Imana izareba ko utari ufite imyenda yo kwambara, ikizareba ni uko umutima wawe wakiranukaga. Ntabwo Imana izareba ko wari waburaye, cyakubuje gusenga ari uko utari wabonye ibyo kurya. Ndagira ngo nkwibutse nongere nkubwire neza yuko Eliya yamaze igihe kinini ari mu butayu, Eliya yamaze igihe kinini mu buvumo, ariko ntabwo yize yicwa n'inzara ngo kubera ko yabuze ibyo kurya. Uwiteka atekaga ibikone bikamugaburira, nawe ntabwo Uwiteka aza gutyo kukugaburira ngo nuko wakoze umurimo wayo. We kiranukira Uwiteka, ukore saa sita, Uwiteka azakurengera. Imana yacu itugirire neza. Ntabwo uzajya imbere y'Imana uyibwire ngo wampaye amafaranga, ngo wampaye amaduka, ngo bituma nibagirwa kuza gusenga, ngo bituma nibagirwa gukora, ngo baravuga ngo tugire ubwenge, ngo nitubura ubwenge uzatureka. Ibyo ntabwo uzabirata imbere y'Imana. Iyaguhaye ubwo butunzi yabwisubiza, iyaguhaye amafaranga ariko uzanayikorera, ariko amafaranga kubereye izuba rya saa sita atumye wibagirwa gusenga, atumye wibagirwa imirimo myiza. Nyamara ugisenga usaba Imana, warabibwiraga ngo numfasha ukankura muri ubu bukene, ntabwo nzibagirwa kugukorera, nzagukorera ku manywa na nijoro. Ariko Uwiteka amaze kuguteturura, amaze kugutera iteka, umaze kwibagirwa, usubiye inyuma. Ubutunzi Uwiteka yaguhaye bukubereye izuba rya saa sita, ariko ndagira nkubwire ngo ukore saa sita yawe, kuko saa saba ntabwo ari iyawe. Uyu ni wo mwanya wo gukora imirimo myiza. Imana yacu iturengere. Imana idufashe. Ngeze ku gihe cyo musozo, ariko ndagira ngo nkwibutse nkubwira ngo ngero wigenzura urebe umwanya ufite,
urebe ibyo wahawe n'Uwiteka kuki bihagazemo neza. Ongera ugenzura urebe kamagambo avuganye n'Uwiteka ukiyazirikana. Ongera urebe amasezerano Uwiteka yagusezeranyije kukihagazemo neza. Ongera urebe bwa butware Uwiteka yari yaguhaye cyagiye bajya kwimikishwa amavuta n'abashumba. Urebe kubwo butware ari bugifite, nusanga bwararangiye cyangwa se nusanga warabutanze warabugabiye maraya, nusanga Satani yarabukunyaze, wongera uhindukire, wongera usubire ku mavi, wongera usubire gusenga, wongera uvugane n'Uwiteka, wongera usaba ubundi butware bundi bushyashya, kubera ko Uwiteka araje. Iki nicyo gihe cyo guhemba no guhana. Uwiteka arahagurutse aje gutwara itorero, ariko se azasanga uhagaze he? Azasanga uhagaze ute? Azasanga warabigenzemo gute? Imana yacu tugirire neza, Imana yacu turengere. Tugiye gusenga, ariko ndagira ngo ngusabe aho waba uri hose, wowe urimo kunyumva, wowe unteze amatwi y'amasaha, ndagira ngo dufatanye gusenga. Niba warasubiye inyuma, ongera mu mutima wawe ugarukire Uwiteka. Niba warurambiwe, ongera ugarukire Uwiteka. Mutima wawe nusubiremo ibyiringiro, mutima wawe niwongera ukanguke, ongera usabe imbaraga ku Uwiteka. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka dukomeze. Reka twahe Imana dusenge. Uri Data wa twese mwiza, uri nyiri cyubahiro, uri nyiri ubutware, uri nyiri ubushobozi. Mana ndagushimye kubwira ijambo ryawe ryiza ritambutse mu matwi y'ubwoko bwawe, mu matwi y'abaja n'abagaragu bawe. Mwami Imana Nyiringabo, ndagusabye ngo iri jambo rigira umumaro mu mitima ya benshi, rigira abo rihindura, rigira aho ribakwana aho ribashyitsa. Mu izina rya Yesu Kristo, wongere utwongere ubutware, wongere udukangure, wongere dusubire ku rufatiro ruzima. Wongere Mwami Imana utugirire neza, wongere udukomeze, wongere utwambike imbaraga zo kunesha. Mu izina rya Yesu Kristo, abari basubiye inyuma, abari batenteburitse, abari babivuyemo, abari bananiwe, wongere ubaha imbaraga, wongere ubahagarure, wongere ubakebure. Mwuka wera yongere abasure, yongere ubutware n'ubushobozi, yongere imbaraga zo kunesha. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, wongere duhagarike ku munara wawe, aho turebuka twishimira, aho turebuka tunezererwa, ahandi bajya kuvuganira natwe. Wongere hadusange Mwami Imana Nyiringabo, ijisho ryawe ryongere dutindeho, butware bwe bwongere bubane natwe, mahoro yawe yongere agaze mu mitima yacu. Urakoze kuko uri Uwiteka rero, kandi wakoze kuko ukomeje kutugirira neza. Mwuka wera nakomeza hange ku mitima yacu, bwiza bwe ukomeze kuturasira, mucyo mu maso yawe ukomeze kutumurikira ku manywa na nijoro. Kandi we gukomera Mwami Imana Nyiringabo mu byo twizeye, mu byo twiringijwe n'ijambo ryawe, ugumye kubidukomerezamo. Ubuntu bwawe n'imbaraga bikomeze kubana natwe, imbaraga n'amavuta bikomeze kubana natwe, gucyaruka kwawe gukomeze kuganza mu mitima yacu. Mwuka wera akomeze kutubera umushorera Mwami Imana Nyiringabo, ijambo rizika ku nkingi z'imitima yacu, ritubere inyunganizi muri uru rugendo rizatugeza i Siyoni amahoro. Urakoze kubyumvishe, kandi urakoze kubyemeye. Ubuntu bwawe n'amahoro nibibane n'imitima yacu, niko nsenze nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Reka dusengere abarwayi muri uyu mwanya. Buri muntu wese ufite indwara, yaba yarabwiwe na dogiteri ko iyo ndwara ari karande itazakira, yaba ari n'undi utarabonana na dogiteri, waba urwaye uri mu rugo, waba urwaye uri kwa muganga, aho waba urwaye uri hose, tujya dusenga Imana ikiza, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ihindura. Twarayibonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Njyewe ubivuga mfite ubuhamya, mu gihe byari bikomeye, mu gihe abadogiteri bari bananiwe, ndwaye pararize umwaka n'amezi 8, baransezere ngo ningende nipfire, Uwiteka araseruka ndamubona, araza arantabara arandengera, bivuye ku mbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo nawe ufata aho urwaye rero, dufatanye isengesho muri aya masaha. Uri Kristo Yesu, uri umutabazi wabera mu makuba yabo, uri nyiri cyubahiro, uri nyiri ubutware, uri nyiri ubushobozi. Ndabizi neza ko irambuye ikiganza cyawe ujye ubasha gukiza, imiyaga n'imiraba birahunga, imbaraga z'umwijima zigahunga. Mu izina rya Yesu Kristo, ujya gutuma abigishwa bawe barabahamagaye urabegeranya, urabwira ngo mbahaye ubutware bwo gukaragira inzoka na sikoropiyo, kandi urabwira ngo ikimenyetso kizagendana namwe nuko muzabika ibiganza ku barwayi bagakira. Nanjye muri aka kanya Kristo Yesu nsengeye indwara abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Arabarwaye indwara zidakira, arabarwaye kanseri, abarwaye sida, abarwaye diabete, abarwaye umwijima hepatite mu izina rya Yesu Kristo, abarwaye diabete mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndahagarika izo mbaraga, ndatesha agaciro buri mwuka wose uteza uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka w'ubumuga ndawirukanye mu izina rya Yesu. Eto kebo denevo yasisina kotaye bonevo. Uri Kristo Yesu, uri umunyembaraga, uri ruba
nyir'ububasha, uri nyir'icyubahiro, ushobora byose Kristo. Muri aya masaha y'umugoroba, muri aya masaha y'umugoroba, ndategeka buri mwuka wose, ndategeka buri mbaraga yose mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutetse wa mudemoni ngorekura, ndagutetse wa ndwara y'amarebe ngorekura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndategetse wowe wari umaze imyaka myinshi ku gisasiro, warabuze ubuhaguruka, ndategetse ngo haguruka muri aya masaha, ndategetse ngo haguruka muri aya masaha. Wowe utagendaga, wowe utabyukaga, wowe utavugaga, wowe utumvaga, wowe utaryaga, ndategetse muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndarema igitangaza ku buzima bwawe, ndarema igitangaza ku buzima bwawe. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, ndarema umwuka ubohora, ndarema umwuka ubohora mu izina rya Yesu. Bagire neza Kristo kandi ubarengere, mbaraga zawe n'ubutware boneke kuri bo, mahoro yabaganze mu mitima yabo. Muri aka kanya ngisenga Kristo, nsengera abadafite urubyaro, nsengera ababuze urushako mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yagize imbata, abo bazinze, Mwami Imana Nyiringabo, bakavuga ngo nta cyiza bazabona, bakabazingira mu myenda yabo, bakabazingira ahantu hatandukanye. Ari abo bamanitse mu biti, abo bashyize mu migina, abo bashyize mu nkengero z'amazi mu izina rya Yesu Kristo, abo bajyanye mu bapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatesha agaciro izo mbaraga, ndatesha agaciro izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Hari abavunyira bavuga ngo ntacyo bazimarira, hari abavuga ngo bazapfa batabyaye, abo ndabavumura mu izina rya Yesu. Ndabatoha imbaraga z'amasengesho, ndabategekesha imbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kubyara muri aya masaha, ndatura umwuka ubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka gutwita muri aya masaha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka nabo babyare nk'abandi babyeyi, reka bakikire nk'abandi babyeyi, reka baheke nk'abandi babyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatumaga batabyara, ibyazibaga indi byara, ndabyirukana mu izina rya Yesu Kristo. Byaba ari uburwayi bubitera, byaba ari indwara z'abadayimoni, byaba ari ababazinze mu izina rya Yesu Kristo, zaba ari karande zo mu miryango, izo ndazirukana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndababohoza, ndababohoza mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso ya Yesu abitwike, reka amaraso ya Yesu abitesha agaciro mu izina rya Yesu. Reka ubuntu n'amahoro bibane nabo, kandi ubutware bwo bwongere buganze kuri bo, ubuntu n'amahoro komeza kuganza mu mitima yacu, ni mu izina rya Yesu bisabye rizira urakoze Kristo Yesu, amen. Ahari waba nkurikiye ari bwo bwa mbere, nagira ngo nkubwire, uramutse wifuje gusengana nanjye, mfite nimero nkoresha za MTN n'iza Tigo. Iza MTN ni 0786 665 732 219, 0786 665 732 219. Tigo ni 0722 84 92 5 92. MTN iri kuri WhatsApp, ushatse wanyandikira ntacyo bitwaye, ndetse no kuri iyi channel nta kibazo wajya unkurikira uko bishaka, washobora gutanga komanteri ntacyo bitwaye, icyo washaka cyose wakora icyo, kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yakugirira neza. Amazina yanjye ni akari hanze nk'ibisanzwe, ndacyari wa wundi, ndacyakomeje urugendo rw'Isiyoni, kandi ndazi ko namwe dufatanyije uru rugendo, dukomeza gusabirana mu kuri no mu mwuka. Amen. Zaburi ya mbere.